Ni mu masaha y'igitondo, mu mbaraga nkeya rero Marike arabyuka maze agafata imiti ye, ashaka rero amazi yo kuyinywesha mu cyumba cye maze akayabura. Ahita rero agenda gahoro gahoro agasohoka mu cyumba maze akajya muri salo, ahita ahura rero n'umukobwa usanzwe amukorera mu rugo maze akamubwira ati sinakubwiye yuko ikintu cya mbere ugomba kwitaho ari amazi mu cyumba cyanjye, kubera iki rero ubu ntayahari? Uyu mukobwa ahita amubwira ati ariko rwose bosi arahari. Naho rero Marike ati urabizi neza amazi ari hehe? Naho uyu mukobwa ati rwose ari mu cyumba cyawe, gusa nyine ntabyo aba azi. Ahita yumva rero Marike atangiye kurakara kuko rwose aba yayabuze ahantu hose, maze nyine uyu mukobwa agahita avuga ati umbabarire ntabwo rwose bizongera. Marike ati mu masegonda 10 agiye gukurikira amazi aba yangezeho mu cyumba. Ikindi kandi ubutaha rwose ninongera kubikwibutsa nzahita nkwirukana, njyewe nta mikino ngira urabizi. Uyu musore rero aba ari kuvugana nyine umushiha kubera uburwayi aba afite, aba arakaye nyine ntabwo aba ajya yishima. Ku rundi ruhande rero Lolita we rwose aba ari mu byago. Uyu mukobwa rero aba abana na tante we uba baramukuye mu cyaro. Uyu mutante we rero aba ari kumwirukana amusohorana n'ibintu bye byose, ati genda mvira mu rugo wa kirarawe cy'umukobwa. Lolita amusaba imbabazi ariko tante we rwose ntamwumve maze akanga akamusohora. Lolita rero atega tagisi ariko mu by'ukuri atazi aho agiye, aba ari kugenda yitonganya muri tagisi atumva ntabwo munzi, ndabasengera maze rwose Imana izabahane, urifata ukanyirukana utanigeze unsaba ubusobanuro bw'ibyabaye. Ndaje rwose mbasengere maze mbasabire ko Imana izabampanira kandi bikomeye. Lolita leta yibaza ati ariko se ko nshimye rwose nicaye muri tagisi, ubundi kujya he? Ndajya he ko nta hantu na hamwe mfite ndi bujye? Mu kanya gato rero abatekereje umwana w'inshuti ye nyine biganye kera muri primaire uba hano muri uyu mujyi, maze agahita amuhamagara aramubaza ati none se mbwira uri mu rugo? Naho uyu mukobwa w'inshuti ye ati yego ndahari. Ati mbabarira nze nkurebe rwose ndakubwira ibyambayeho. Uyu mushuti we atamubwira ati banguka nta kibazo. Lolita rero baramurangira neza maze akagera kwa mushuti we, aricara rero maze agatangira kumubwira ibyamubayeho. Ati tekereza ko tante wanjye yanyirukanye ari we wankuye mu cyaro ngo aje kunshyira mu ishuri, nyamara se yigeze anarinkiramo sha. Naho rero uyu mushuti wa Lolita ati mbwira nyine neza, uzi ko kugeza kano kanya ntarumva ikibazo aho kiri, none se yakwirukanye kubera iki? Naho Lolita ati uzi yuko sheri wenyine yari amaze kugerageza kumfata ku ngufu inshuro nyinshi cyane maze rwose nkamunanira. Rero yabonye byanze neza neza maze agerageza guhindura nyine ibibazo abinshyiraho, avuga yuko mpora njya kumureba kugira ngo turyamane ari njye njya kumutereta, ngo none akaba yaranyangiye. Tante wanjye rero rwose nta kuzuyaza yahise anyirukana, habe no kunsaba ubusobanuro, habe nibura no kumbaza ikibazo na kimwe ngo nisobanure. Cyakoze rwose ndaje ndamusengera amasengesho yose maze Imana izamumpanire. Umushuti we ahita aseka ati ariko rwose Lolita nawe uzi ko ukiri umwana, ntabwo Imana ijya yumva ayo masengesho umuntu asenga asabira umuntu ibibi. Naho rero Lolita ati kuri njyewe rero Imana rwose iraza kuyumva kandi ndabizi. Umushuti we ati bibe rwose nk'uko ubyifuza, ahubwo se wagushakira icyo kurya? Lolita ati waba ukoze cyane kuko rwose n'amafunguro ntayo nafashe. Marike rero we arabyuka maze akajya kureba sekreteri we ubusanzwe akorera akazi hano mu rugo, kubera ko nyine Marike aba atakibasha kujya ku kazi kubera uburwayi. Aba yarabwiye sekreteri we kenshi cyane akajya aza gukorera hano, akaba ari we umuha nyine raporo z'ibintu byose biri gukorerwa muri kampani ya Marike. Muri iki gitondo rero ajya kumureba maze agasanga hari ibintu byinshi atarakora. Aramubwira ati aya madosiye yose ndayashaka mu gihe kitarenze amasaha 3. Uzi ko wagira ngo nguhembera kugira ngo ube umunebwe? Marike nyine aba afite imishiha myinshi kubera hari uburwayi buba rwose buri kugenda bumusha intege, umushiha aba ari wose. Ati njyewe ntabwo njya nkunda abantu b'abanebwe baba bavuga ngo akazi kabaye kenshi. Akazi kaba kenshi gute? Niba ari kuhemberwa gukora ni gute umuntu yaguhemba utagakoze?
Uyu mukobwa rero sekreteri wa Marika aramubwira ati mbabarire, gusa rwose ngiye kubishyiramo agatege. Marika ati bikore vuba kuko nyuma y'amasaha 3 ndagaruka gufata izo dosiye kandi zarangiye. Ku rundi ruhande rero wa mushuti wa Lolita we aba afite bare aba akoramo, arabyuka rero mu gitondo maze akajya ku kazi nk'ibisanzwe. Bahita rero batangira gutegura ameza, gukora amasuku, mbese gutunganya iyi bare kugira ngo nyine batangire kwakira abakiriya. Bosi wabo rero araza maze akabona rwose aragera, kandi nyamara ababona ko amasaha yo gufungura ageze ngo abakiriya batangire baze. Ahita ababaza ati ariko ubundi ko ndeba akazi kabaye kenshi, Louise ntabwo araza, aracyari mu cyaro? Nabo bati yego aracyari mu cyaro. Uyu mubosi rero ahita ababwira ati ndifuza rwose gushaka undi muntu wo kumusimbura kuko ntabwo ibi byashoboka. Urabona ukuntu akazi hano kari kwangirika. Ndifuza ko mwatangira gutanga amatangazo maze tugashaka undi mukozi nyine kugira ngo azasimbure Louise. Baramubwira bati yego rero tugiye kubikora. Maze nyuma y'iminota mikeya wa mushuti wa Lolita ahita agaruka maze akegera bosi ati bosi, ku cyo mwavugaga cyo gushaka usimbura Louise, hari rwose umwana w'umukobwa nzi kandi ni umunyamurava cyane, azi gukora, ni umunyembaraga cyane, aka kazi rwose yagakunda kandi yagakora neza cyane. Bosi ati urabizi neza ko yagashobora, urabizi neza se kandi ko yakemera? Naho umushuti wa Lolita ati cyane, ndabizi rwose yakemera kandi yagakora neza. Bosi ati none se yaba ashobora kuba yahita atangira akazi byihuse? Naho umushuti wa Lolita ati ejo mu gitondo rwose naza muzanye nta kibazo. Bosi ahita amubwira ati ubwo rero nta kibazo rwose ndakwizeye, ubwo nyine ejo muzaze muzanye maze tuvugane. Uyu mushuti wa Lolita rero yirirwa yashyushye nyine, aba yishimye birumvikana ko Lolita nawe agiye kubona akazi. Arataha ku mugoroba, Lolita akamubaza nyine amakuru, akamubaza uko yiriwe, maze uyu mushuti we agahita amubwira ati ahubwo hari inkuru nziza nkuzaniye, hari umukozi nyine ku kazi iwacu yagiye mu cyaro none barashaka ko kumusimbura. Rero nari nasabye bosi rwose ko uyu mwanya yawuguha. Naho Lolita ati yego se wamboneye akazi? Ubwo se urabizi neza ko bosi wanyu azanyemera? Naho uyu mushuti wa Lolita ati nta kibazo nyine, ejo uzaze tujyane maze mwivuganire turebe ko uyu mwanya yawuguha. Lolita rero arishima ati ni ukuri naba ngize Imana, naba mbonye rwose aho nugama, kubera yuko kwicara udakora ni ibibazo, n'ukuntu kuba mu mujyi bigoye, kandi rwose nawe uba uvunika. Nkwiye rero nanjye kubona akazi maze nkagufasha. Umushuti we ati nta kibazo nyine, ubwo mu gitondo turagenda, ndizera kandi ko biri bucemo nta kibazo. Buracya rero mu gitondo maze bakitegura bakajya ku kazi nyine. Baba bakigerayo rero maze wa mushuti wa Lolita agahita ajya kureba bosi we, aramubwira ati dore wa mukobwa nababwiraga n'uyu. Uyu mubosi rero aramwitegereza maze rwose ahari akabona aka kazi ntazagashobora. Ahita amubaza ati urabona se koko aka kazi wagashobora? Naho Lolita ati yego rwose nagashobora kandi nagakora neza cyane, ntabwo rwose natuma mwicuza kuba mwarampaye aka kazi. Uyu mubosi ati bose niko baza bavuga, nta n'umwe ujya uza kubwira ko atazagashobora, gusa nyine ubibona nyuma. Naho Lolita ati njyewe ibintu nkubwira nibyo, nakora rwose n'imbaraga zanjye zose kuko n'ubusanzwe njyewe ndi umukozi nyine, ibintu byose nerekejeho amaboko mbishyiramo imbaraga kandi nkabikora neza. Baba rero bakiri kuvugana maze hakaba haje umukiriya. Uyu mukiriya rero araza akicara maze Lolita agahita agenda yiruka ati ni karibu rwose bosi, nimwicare tubakirize iki? Ati ni mumpe icyo kunywa. Ahita agenda akakizana maze uyu mukiriya akamubaza ati nangahe, kuko ntayabazi. Ahita yindukira akareba wa mushuti we. Umushuti we ati ni 5. Agahita amubwira nyine maze agahita abwira umukiriya. Uyu mukiriya ahita amubwira ati ndashaka n'akarahure ko kunywesha. Maze umushuti wa Lolita agahita amutungira akaboko nyine ahantu ari bujye kugafata. Ahita yihuta akaza maze akanamusukira. Bosi rero uhagaze aha ari kureba ibibereye aha ahita abwira Lolita ati posita ndayiguhaye, uyu mwanya rwose ni uwawe kandi kuhaje.
Lolita rero ahita yishima maze rwose agahita ahobera mushuti we ati ndishimye cyane ko rwose akazi nkabonye, bahita batangira akazi ubwo nyine. Umunsi wakurikiye rero aba ari mu masaha y'igitondo, Marike arabyuka akanywa imiti nk'ibisanzwe. Uyu musore aba anywa imiti myinshi cyane ariko y'ubwoko butandukanye kubera nyine uburwayi aba afite. Amara kuyinywa rero maze telefone ye igahita isona, hari umuntu nyine baba bafitanye gahunda, baba bagomba kuvugana ibintu by'akazi ariko ntabwo rwose aba afite nyine umwanya wo kujya kwicara muri biro. Marike rero abwira uyu mugabo baba bafitanye gahunda ko nyine agiye gusohoka ari mu modoka, maze rwose agasanga yicaye maze bakavugana. Marike rero arasohoka aba ari muri metero nkeya nyine agenda n'imodoka maze akaguma yicaye mu modoka. Hashira rero nk'iminota 30 uyu mugabo ataramugeraho, aramuhamagara akamubwira ati ariko urabizi rwose nanga gutegereza, maze kugutegereza igihe kinini narambiwe. Uyu mugabo rero abwira Marike ati ndaje rwose mu minota mikeya, naho Marike akamubwira ati ndumva ntakibashije gukomeza kwicara mu modoka, ati gusa nta kibazo ndabona hafi y'ahantu ndi hari akabare gahari, reka rero ngende maze mbe nicayeyo nshobora kuba ninywera nk'agafanta cyangwa amazi, ubwo niho uri bunsange. Uyu mugabo ahita amubwira ati nta kibazo. Marike rero ahita agenda maze akajya muri ka kabare Lolita aba akoreramo. Aragenda rero ataranicara agihagaze, Lolita abaje kwandurura araza rero akamubwira ati ni karibu bose, akaba yanduruye icupa ry'inzoga ndetse n'ikirahure. Mu guhindukira rero agiye kugenda ahita asekurana nyine na Marike maze akaba amumennyeho ya nzoga iba iri mu kirahure. Marike ahita amureba ikijisho maze uyu mukobwa agatangira akamusaba imbabazi ati mbabarira rwose na accident ngize birancitse. Marike ati umukobwa wagira ngo nta bwenge agira gusa, ariko ubundi iwanyu nta burere baguhaye, biragaragara ko rwose wagira ngo ntabwo warezwe n'ababyeyi. Lolita rero ahita arakara, ntabwo rwose aba akunda umuntu umubwira ibintu maze agashyiramo ababyeyi be. Ati ariko nawe rwose uri umuntu mubi cyane, urumva ngo uratangira gutuka ababyeyi banjye, ahubwo niba utagira ikinyabupfura. Ababyeyi banjye wari ubazanyemo gute ko nari ngusabye imbabazi? Kubera iki rwose utangiye kumbikira ababyeyi? Ahubwo se ugako kantu k'akazinga gato cyane k'akabyeri nkumenyeho niko katuma uvuga ayo magambo yose? Marike rero abwira Lolita ati ariko rwose ubanza uri n'umusazi si gusa. Naho Lolita ati umusazi ni wowe, urumva ukuntu uri kuntuka? Wa mushuti rero wa Lolita ahita aza yiruka abona nyine ishyamba ryahiye, maze agahita abaza Lolita ati hano hari kubera ibiki? Naho rero Lolita ati si uyu mugabo se? Ati uyu musore yifate antuke maze narangiza atuke n'ababyeyi. Naho rero uyu mushuti we aba ari kumupfuka umunwa ati Lolita ndakwinginze rekeraho rwose, wigire irindi jambo na rimwe urenzaho, wikomeza gutongana n'umukiriya. Naho rero Marike ahita abaza aba bakobwa atari ku bundi nyiri hano ari hehe, bose wahari he? Bati ntawe uhari. Ahita ababwira ati nifuzaga rwose kumubaza ukuntu yifata akangaja umukobwa w'umusazi nk'uyu nguyu. Lolita ati ariko nakubwiye ko ari we musazi, abandi baseriveri bose babumiwe hano kuko nyine ntabwo baba basanzwe bamenyereye kubona umuntu utongana n'abakiriya. Marike rero ahita avuga ati reka nigendere, n'ubundi ndabona hano wagira ngo rwose ni ikigo cy'abasazi gusa, mwese nta muzimu urimo. Agenda yitonganya rero maze agahita asohoka. Uyu mushuti wa Lolita ahita amubwira ati ariko Lolita nta soni ufite zo gutongana n'umukiriya? Naho Lolita atari we se wantangiye? Uyu mushuti we ati ariko umukiriya buri gihe nyine aba afite rezo, nta muntu ujya usubiza umukiriya ibyo umukiriya avuze, ubundi biba ari byo nyabyo nyine, ntabwo ukwiriye kumuburanya. Naho rero undi musore rero ahita aza akabwira Lolita atumva rero nkubwire wa mukobwa we, hano nta muntu ujya utuka umukiriya, umukiriya ni umwami muri iyi bare. Ubwo rero wowe rwose warangije kwifungurira umuryango usohoka. N'uyu mushuti wa Lolita ahita amubwira ati usenge rwose ujye ku mavi, naho ubundi uri mu marembo asohoka agenda. Lolita rero ahita yigarura ati noneho ndapfuye, akazi rwose ntamazeho n'iminsi 2 none bagiye kunyirukana. Akongera akisubiza ati ariko n'ubundi
amakosa ntayo uriya musore uwaje rwose ari kuntukira ababyeyi, iyo atuka ajyewe gusa akarekera mba naramwihoreye. Bosi rero araza maze bakamubwira ibiba byabereye hano, ahita ahamagara Lolita byihuse maze akamubwira ati nta soni, wowe uraba utaramara n'iminsi hano none utangiye kunyirukanira abakiriya, utangiye kujya utuka abakiriya, nta soni ufite? Lolita atangira kwisobanura maze bosi we akamubaza ati ariko ubundi mubaze kuba yagututse akagutukira n'ababyeyi ubundi ibitutsi birica? Ibitutsi byica? Kugutuka byari kukwica? Naho Lolita ati hoya, ati none iyo umwihorera akagutuka maze ukicecekera byari kugutwara iki? Lolita ati ntabwo bizongera rwose mabuja, ndakwinginze mbabarira. Naho rero uyu mubosi ahita amubwira ati yego ntabwo bizongera nyine ndabizi, kubera yuko ngiye kukwirukana, genda ufate ibintu byawe byose maze uhite ugenda umvira aha. Wa mushuti rero wa Lolita ahita atangira gutakamba ati ndakwinginze mabuja, wimwirukana rwose kuri ino nshuro, ntabwo azongera ndakwinginze. Naho rero bosi wabo ati ntabwo azongera se ubibwiwe n'iki? Naho uyu mushuti wa Lolita ati rwose ngiye kumwishingira kandi niyongera rwose muzahite mumwirukana. Bosi rero wa Lolita ahita abwira uyu mukobwa w'induti ya Lolita ati umva ndamubabariye, ariko ni ukubera ko nyine ari wowe mbikoreye, kuko wowe dukoranye imyaka myinshi kandi ukora neza cyane, nizere ko rero uri bumugire inama, kubera ko sinshaka ko azongera gukora akandi gakosa habe na gatoya. Marike rero we arataha maze yagera mu rugo akicara akabura amahoro. Mbese uyu mukobwa aba yamukoze ahantu, aba ari kumutekereza ati ariko njyewe umusore we ansuzugure, umukobwa ukora mu kabari ansuzugure kariya kageni, ntabwo rwose mbyumva ukuntu yansuzuguye. Aricara rero akabitekerezaho umwanya munini maze agahita agira agatekerezo ati ariko reka nze rwose nzamukosore ubundi muhe isomo, ndashaka kumuha ikigwa ku buryo rwose nta muntu n'umwe azongera gusuzugura. Buracya rero mu gitondo maze Marike akongera agasubira muri ya bare, abakigerayo rero agahita ahamagara Lolita dore ko rwose aba yaramubonye. Abataramubwira rero icyo ashaka maze bakaba beretse bosi wabo bati dore wa mukiriya wagiriye ibibazo hano n'uriya. Ahita aza rero maze akamubwira ati ndakwinginze rwose utubabarire, ntabwo nari mpari ariko ibyabaye byose narabimenye, mutubabarire rwose ntabwo bizongera. Naho Marike ati hoya nta kibazo, ibyo nyine byarashize byararangiye, nta kibazo na kimwe rwose gihari, niyo mpamvu ngarutse. Bosi rero ahita abwira Lolita ati witwararike kandi witware neza, uramenye rwose ntuzagire ikibazo wongera kugirana n'uyu mukiriya. Naho Lolita ati yego. Bosi rero amara kugenda maze Marike akitegereza Lolita agahita amubwira ati umukobwa utagira ikinyabupfura gusa, irebe nawe noneho se kutari kuvuga, iminwa yawe bayidoze, ndabona wacecetse wagira ngo bagushyizeho supaguru. Lolita rero koko araceceka rwose maze ukagira ngo koko bamushyizeho supaguru. Uyu musore rero ahita amubwira ati genda unzanire icupa rya byeri maze ninywere. Lolita rero aragenda akarizana maze yaba agiye kurifungura, uyu Marike agahita amubaza ati icyo ni igiki uzanye? Naho rero Lolita ati si byeri se mwantumye, niyo rwose nzanye. Naho Marike ati njyewe ngutuma byeri se wowe ndazinywa? Ntabwo rwose njya nzinywa, ntabwo rero nazigutumye, ariko ubundi ufite amatwi cyangwa rwose urwaye amatwi? Njya nibaza niba muri ubwo mutwe wawe harimo ubwenge cyangwa ari ishu gusa wikoreye. Ntabwo rwose njya mbyiyumvisha, ni ubwa mbere nabonye umukobwa utagira ubwenge habe na gato. Abagira ngo n'ubundi rero yongere amutombokeshe, ariko kuri iyi nshuro nyine Lolita arakomeza akikaruma, byageraho ubundi agatangira kuburana ati ariko niwe wayintumye, niyo wantumye rwose. Naho rero Marike ati utangiye rero kuvuga ngo ndabeshya, utangiye kunyita umubeshyi ngo ninjye nayigutumye none ndisubiye, mpamagare bosi wawe umubwire ko uri kunyita umubeshyi. Lolita ahita amubwira ati ndakwinginze rwose reka tubirekere aha ngaha, ntuhamagare bosi wanjye, ahubwo mbwira ikindi ndi bukuzanire nta kibazo. Naho Marike ati genda unzanire boyiro nta kibazo.
Lolita rero n'ubundi aragenda akayizana, nayo yayigeza aha wa musore akamubaza ati ibyo ninde wabigutumye? Ntabwo rwose ari ibyo nagutumye. Amutesha umutwe, noneho Lolita akumva agiye nko kurira neza neza. Mu masaha y'umugoroba rero Lolita na mushuti we barataha, maze nyine baba bakigera mu rugo, umushuti wa Lolita akaba araturitse araseka maze akanga guceceka. Lolita ati ubwo se uraseka iki? Maze uyu mushuti we ati umva, ndi guseka ukuntu uriya musore yaraguhagamye neza neza. Lolita ati ceceka, ati ni ukuri ngiye gusenga Imana rwose inkize uriya musore, kubera ko ndabona ibintu bitangiye gukara. Naho rero umushuti we arongera n'ubundi akongera agaturika agaseka, maze akamubwira atumva, ati ahubwo ndi wowe nafata rwose amasengesho nk'ay'iminsi 3 ntarya ntanywa, ndi gusaba ko uriya mukiriya ataba umukiriya uza buri munsi muri iriya bare, naho ubundi wose uragowe ndakubwire. Lolita rero ahita abwira mushuti we ati ngaho isekere rwose, wagira ngo birashekeje. Ntabwo uzi njyewe agahinda mfite kose, ndi gutekereza ko hari n'undi munsi ashobora kuzaza, maze ngahita numva neza ndi gusesa urumeza. Ikintu kimwe rero Lolita atabazi ni uko rwose Marike aba agiye kuba umukiriya we wa buri munsi, ndetse rwose ari nk'aho ari we aba azajya aheraho buri munsi. Buracya mu gitondo rero bakajya ku kazi, maze rwose n'ubundi akihagera Marike ahita aza, kandi noneho abasigaye avuga ati ndashaka uriya mukobwa aze aba ari unseriva. Lolita rero araza maze akamubaza ati ndabaha iki cyo kunywa? Naho rero Marike ahita amubaza ati uratekereza nanywa iki? Ati nako nari nibagiwe, ndi kukubwira nibagiye ko nta bwenge ugira, nari nibagiwe rwose ko ubwonko wagira ngo barabudashye mu mutwe wawe. Lolita rero arakomeza akicecekera, maze Marike agahita atangira kwinukiriza ibintu ati ati mbese ati uwo muntu uko ndi kumva uri kuva hehe? Naho rero Lolita aratangira akareba hirya no hino. Marike ati ndi kumva wagira ngo rwose ni parufe nyine za zindi zabiri, wagira ngo ni nk'izo batera abapfu, ndumva ziri kunukira. Lolita rero ahita yihumuriza ku mupira ati ariko parufe yanjye rwose maze igihe kinini ari nayo nitera. Naho rero Marike ahita amubaza ati kubera iki uyu munsi ariko byakabije kunuka? Ati biri kunuka nabi cyane. Lolita rero n'ubundi kwihangana birongera bikamunanira, maze akaba atangiye kuzamuka ati ariko rwose nawe ibi bintu umaze kubishyira ku rundi rwego, sinzi ikintu dupfa njye nawe, sinzi impamvu buri gihe uba ushaka nyine kumbwira amagambo mabi. Marike rero ahita amubwira ati komeza nyine uvuge n'ibindi wari wibagiwe kuvuga. Lolita rero ahita yibuka ko nyine agomba kwigengesera, maze agahita yicecekera ntagire ijambo na rimwe yongera kuvuga. Marike ati komeza uvuge nyine, kubera icyo utavuze n'ibindi. Lolita agakomeza akamwihorera, maze Marike ati ubundi ibyo nibyo nkunda, ngo ukunda umeze gutyo nyine wacecetse wabumbye umunwa, ndetse amababa yawe wayamanuye utari kuguruka, naho iyo uri kujya hejuru rwose ntabwo bivamo. Ngaho uhita ugenda unzanire nyine ji, unanzanire n'utugaraso nyine, ndashaka kukanywa gakonje. Aragenda rero maze akayizana ji, yamara kuyimugeza imbere ati mbapfundurire. Marike agahita ahindukira akamureba ati none wagira ngo ni sogokuru wawe se uri buze kuyimpfundurira? Wagira ngo abe ari we duhamagara? Urumva ukuntu mbaza ngo umpfundurire? Hano se bakwishyurira iki? Utekereza iki cyakuzanye hano? Lolita rero afata ya ji maze akayifungura, agafuniko sinzi ukuntu akarambika nyine ku meza, agiye gusuka mu kirahure, maze Marike agahita agafata ka gafuniko akakajugunya hasi. Lolita rero ahita agatoragura nta nubwo amenya uko byagenze, maze agahita amubwira ati mumbabarire, ni ukuri mumbabarire rwose. Ajya gupfundikira rero iyi ji, maze Marike agahita amubwira ati urashaka wowe kuntera indwara? Urashaka kumpa amamikrobe? Uratekereza njyewe iki ji nakinywa? Biterure byose ubijyane, umaze unzanire iyindi ji, kandi iyi ntabwo ndi buyishyure kuko njyewe ntabwo njya nishyura imyanda. Ihute.
Lolita rero n'ubundi ahita agenda nyine akamuzanira iyindi ji, birumvikana iyi ngiyi niho uri buyishyure kubera ko nyine ni nk'aho ari we uba wayangije. Ku mugoroba rero n'ubundi agataha nyine yabiriwe, maze akabibwira umushuti we. Iyi minsi yose rero yagiye ikurikira, rwose ni nk'aho ari we mukiriya yabonaga nyine w'ibiteshamutwe. Uyu mukiriya yaramutukaga, yamuteshaga umutwe bishoboka byose. Umushuti we rero yaramubwiye ati ndakubwiza ukuri, ugomba kugerageza maze ukajya witonda. Umukiriya uramwihorera akavuga ibyo ashaka byose. Ati uratekereza iyo mba nuko abakiriya baba baranyirukanye kera cyane rwose, ntabwo mba ngihari. Lolita ati ariko njyewe mba mbona birenze, ni ukuri wagira ngo uriya musore hari ikindi kintu dupfa. Umunsi umwe rero arabyuka mu gitondo, maze akabwira uyu mushuti we baba bakorana ati ndumva ndwaye rwose, narembye, ntabwo ndi bubashe kujya ku kazi. Koko rero ntabwo aba ari kubasha kweguka. Umushuti we ati none se mbanze mugeze kwa muganga mbone kujya ku kazi? Lolita ati hoya, igire ku kazi biraza kugenda neza, ndakeka rwose nza koroherwa. Umushuti we agakomeza kumubaza inshuro nyinshi ati urumva wiyizeye ko rwose bibuza kugenda neza? Naho Lolita ati yego rwose, ntuhangayike biraza kugenda neza. Uyu umushuti rero wari utajya ku kazi, maze agasiga amubwiye ati nihagira nyine ikiba kidasanzwe umpamagare, burya nasaba n'uruhushya nkaza nkaguherekeza. Uyu munsi rero Marike araza nyine nk'ibisanzwe, maze akabona ntabwo ari kubona Lolita nyine aho yari asanzwe amusanga ahagaze. Ahita rero abaza wa mushuti we ati ari hehe wa mukobwa? Uyu umushuti wa Lolita ahita amubwira ati ntawe uhari, ntabwo yaje, ararwaye. Umushuti wa Lolita agahita amubaza ati none se tukwakiriza iki? Naho rero Marike ahita amubwira ati urabizi neza ko uriya mukobwa yarwaye? Umushuti wa Lolita ati yego rwose ndabizi neza yarwaye. Arongera akabaza Marike ati none se tubakiriza iki? Nubwo adahari ariko turabakira. Naho Marike ahita amubwira ati byihorere nta kibazo, reka nigendere ntacyo ndi bufate. Ahita akata amaze akaba arigendeye. Bosi wabo rero uba warebaga ibyari biri kubera hano abaza uyu mushuti wa Lolita ati mbwira kubera iki uriya musore agiye noneho nta kintu mumuhaye? Umushuti wa Lolita ati yambajije Lolita amubwira ko adahari yarwaye, none ahise akata akigendera. Bosi ati agiye kubwira ko atabonye Lolita ngo amuserive? Uyu mushuti wa Lolita ati cyane, niyo mpamvu rwose agiye. Bosi wabo rero ahita amubwira ati uze gushaka Lolita, nta nubwo nyine azi ko babana, atumushakishe maze umubwire ko ejo agomba kubyuka aza ku kazi. Njyewe ntabwo muhembera kurwara kugira ngo abakiriya banjye bamubure. Umushuti rero wa Lolita aramubwira ati yego nta kibazo, ndamubwira rwose. Ku mugoroba rero uyu mushuti wa Lolita arataha, maze akigera mu rugo agasanga Lolita ariyicariye ari kwirira rwose, ibintu nyine birashyushye, yimereye neza ari kwiririmbira anirira ubona yaryohewe cyane. Uyu mushuti wa Lolita rero ahita atangara ati ntumbwire ko wabeshye utari urwaye, nta kuntu mu gitondo waba wari warembye kwa kundi ngo ubu ngubu umeze neza cyane uri kwirira rwose nta kibazo na kimwe ufite? Lolita ati ariko umuntu ashobora kurwara amasaha make maze ayandi akaba yakize. Umushuti ati ntabwo byashoboka, ukuntu nagusize umeze ntabwo nari kugusanga umeze gutya. Mbwiza ukuri ahubwo byagenze bite? Ntumbwire ko wasibye ku kazi ubishaka? Lolita ati ntakubeshye rero numvaga rwose ibintu bingeze ahantu, uriya musore ari hafi gutuma ndeka kariya kazi, kubera yuko ndumva rwose nakibashije kubyihanganira, bingeze ahantu sinkubeshye, uriya musore arambangamira mu buryo bwose bushoboka. Umushuti ati ntumbwire ukuntu wasiba ku kazi utarwaye, n'ukuntu ubizi ukuntu kubona akazi bigoye, urumva se kariya kazi nukwikuraho uzabona kandi hehe? Wakabaye rwose ukora ushyizemo imbaraga, maze nyine abakubwira nabi ukabirengagiza. Sinakubwiye ko twese batubwira nabi, twese tuba dufite abatubangamira, ariko nyamara turabihorera. Lolita ati mbabarira rwose, uriya we ntabwo ameze nk'abandi, uriya musore nayobewe ubugome afite ahantu yabukuye, avuga amagambo mabi gusa. Umushuti ati rero bosi yambwiye yuko
ejo mu gitondo nutaza ubwo nyine azaba akwirukanye. Ati noneho zikirenze kuri ibyo se, wa mukiriya wawe nyine w'imena, ubwo ni mushuti wawe, yaje maze arakubura, akubuze ahita agenda yanze ko hari undi muntu uri bumuserive. Noneho abakivuga ibi ngibi Lolita agahita yikorera amaboko ati ndapfuye neza neza, noneho mana nyagasani, uyu musore nzamukirira hehe? Ibyo kurya yari afite ahita abitereka hasi, maze mushuti we agahita abyifatira atereka nirire. Lolita ati rire ngewe rwose mpise mbura apeti, n'ukuntu nari ndi kurya numva biryoshye, ariko numvise izo nkuru none ndumva ntabasha gukomeza. Uyu mushuti wa Lolita aseka rero ati genda ahubwo ube witegura ukuntu mu gitondo uri bujye ku kazi, maze ujye kubonana na sheri wawe. Dore ko abasigaye amwita sheri we nyine kubera ukuntu uyu musore aba yaramutesheje umutwe. Buracya rero n'ubundi maze bakajya ku kazi. Marike rero araza akicara, maze yabona umuseriveri aciyeho agahita amubaza ati wa mukobwa yaje? Naho uyu museriveri ahita amubwira ati yego, atari mu nzu. Marike ati genda umumpamagarire. Lolita rero araza, maze akigera hano Marike aramwitegereza ati ko mbona rwose udasa n'umuntu urwaye, wagira ngo rwose ukunda kwirwaza. Ariko n'ubundi nibyo nyine abakobwa b'abanyembaraga nkeya nkawe bakora, barirwaza, ntabwo baba bakeneye gukora cyane ngo bakoreshe ubwenge bwabo. Icyo baba bakora gusa ni ukuvunisha abandi bigira abanebwe, ariko nkawe nta nubwo ubona ko hari icyo ukeneye kugeraho, ntabwo ushobora gukora cyane ngo uzagire icyo wigezaho, uraho gusa uririrwa wivugisha ngo urarwaye. Ibyo ni by'abakobwa nyine b'abanebwe nkawe. Noneho Lolita umujinya uramwica, maze agahita atangira kumutunga urutoki atumva nkubwire bosi, ceceka, ufunga umunwa wawe, ndarambiwe, ndananiwe. Ariko ubundi wowe ntabwo ujya unanirwa, buri munsi uza hano uzanywa no kuntuka. Ese nta buzima bundi ugira, ntacyo gukora ugira, ku buryo rwose uzanwa no kwirirwa umbwira amagambo mabi gusa? Kubera icyo ubundi ushaka kunyangiriza ubuzima? Njye nawe dupfike iki? Turaziranye, ariko ubundi kubera iki rwose hari abagabo batagira ubwenge? Kandi rwose ibi nkubwira ndabirambiwe. Noneho aba ari kuvuga yizengurutsa nyine ameze nk'uri kubwira abantu bose bari aha ati hari abagabo, atari ko nyine ntabwo ari bose, atari ku bamwe rwose nta bwenge bagira, harimo ndetse na sheri wa tante wanjye. Ati ubu ngubu iyo tante wanjye ataza kunyirukana amakosa naye, kubera ko iyo atanyirukana ntabwo mba narahuye n'umugabo utagira ubwenge nkawe. Aba ari kubwira nyine Marike, noneho Marike nawe aba yacecetse yumiwe, kuko hano haba hari abantu benshi, nyamara rwose uyu mukobwa aba ari kuvugira hejuru cyane. Lolita we rero akomeza asakuza ati sinzi impamvu rwose abasore mumeze gutyo, nubwo atari mwese ariko abenshi niko bameze. Na sheri wa tante wanjye arimo watumye anyirukana ambeshyera gusa, aba yatombotse nyine umujinya wamwishe. Ati gusa nyine ibi ndabirambiwe rwose, singikeneye kubyihanganira. Ahita agenda rero maze akicara iruhande rw'umuryango nyine usohoka ku gipangu, kubera ukuntu aba afite agahinda, aba ari no kurira, arira asakuza, amarira yamurenze. Marike rero yitegereza uyu mukobwa, maze rwose nawe agahita ahaguruka akitahira. Aba agiye kugenda rero ari guca kuri uyu mukobwa, maze uyu mukobwa agahita amufata akaboko. Marike arahagarara maze agakebuka akitegereza Lolita. Lolita ahita amubwira ati ndakwinginze rwose mbabarira, sinzi nanjye ibiba bimbayeho, gusa nyine mba mfite ibintu byinshi mu mutwe ku buryo iyo umuntu ankoroze byose bihita bibyuka, ariko ndakwinginze mbabarira rwose ntabwo bizongera, maze uze nguserive, mbwira icyo uri bunywe njye kukikuzanira. Marike aramwitegereza, maze amagambo rwose agashira ivuga, nta jambo na rimwe amubwira, ahita asohoka maze akinjira mu modoka akigendera. Noneho Lolita asigara arira ati noneho karabaye, nibabibwira mabuja arahita anyirukana rwose. Ku mugoroba rero barataha, maze Lolita akabwira mushuti we ati noneho rwose kabaye, byarangiye nyine, ejo byanze bikunze mabuja rwose azanyirukana, kubera yuko nongeye nkora bya bindi. Uriya musore nta muntu wabasha kumwihanganira, ndakubwiza ukuri niyo waba witonda gute, ni umwana mubi kandi wagira ngo aba yenjoyinga rwose. Iyo ari kuntuka n'iyo ari kunsebya wagira ngo we biba bimushimisha, ndetse rwose wagira ngo ni n'imipango afite.
niba rero yari yarapanze kunyirukanisha yabigezeho rwose, ejo bazanyirukana nta kibazo, ariko nanjye nta yandi mahitamo nari mfite. Mushuti we rero aramubwira ati nta kundi nyine ibyabaye byabaye kandi ntabwo twabigarura. Ku rundi ruhande rero Marike nawe agera mu rugo maze agakomeza gutekereza ku bintu uyu mukobwa yavuze, arakomeza akabitekerezaho, akazenguruka inzu yose ari gutekereza ukuntu nyine uyu mukobwa yari ari kurira amarira yamurenze. Buracya mu gitondo rero Marike akongera akaza hano muri iyi bare, araza rero agasanga ahantu Lolita aba ahagaze, maze Lolita agahita amubaza ati none se uje kubibwira mabuja ngo anyirukane? Ndakwinginze rwose mbabarira nakoze amakosa ndabizi, ariko ntibizongera rwose, ni ubwa mbere n'ubwa nyuma. Naho Marike ahita amubwira ati hoya, ahubwo nari nje kugusaba imbabazi. Lolita arabanza akareba hirya akareba hino, ati ni njyewe uri kuvugisha cyangwa hari undi muntu uhagaze inyuma yanjye? Arabanza akareba hose, akareba akabona nta muntu ari kubona, agahita atangira kumubaza ati none se boss umeze neza nta kibazo? Urumva nta kibazo ufite? Banza wikoreho wumve ko ari wowe, wumve ko nyine nta kibazo ufite, ndumva njyewe uri kuntera ubwoba. Naho Marike ati hoya, nabitekerejeho neza rwose nsanga naraguhemukiye, ni ukuri ntabwo nakubereye umuntu mwiza, narakubangamiye cyane rwose, rero nari nje kugusaba imbabazi kandi ntabwo nzongera kukubangamira ukundi. Guhera uyu munsi nzajya nza kunywa akantu nyine, maze rwose unserive kandi ntabwo nzongera gukora ibyo nakoze. Nabitekerejeho numva nanjye naraguhemukiye. Marike ahita amubaza ati none se urambabariye? Bimbwire rwose niba umbabariye. Lolita ati ndumva rero wagira ngo ndi kurota, ariko ni ukuri niba atari inzozi, ndakubabariye rwose kandi cyane, ahubwo ndatunguwe kuba rwose wansaba imbabazi, nanjye umbabarire aho bitagenze neza, ntabwo bizongera ukundi. Marike rero arinjira maze Lolita akamuseriva, noneho rwose nta mutima mubi. Ku mugoroba rero batashye, Lolita abwira mushuti we ibintu byose byabaye, maze bose bakumirwa ukuntu uyu musore yahindutse. Umunsi wakurikiye rero Marike aza kureba Lolita, araza agasanga ari gukubura nyine muri iyi bare, maze aramuhamagara rero bakegama ku modoka, maze rwose bagatangira kuganira. Lolita rero aramubwira ati uzi yuko nari ngiye kuzareka akazi kubera wowe, numvaga rwose ngiye kukavaho. Marike rero noneho aseka, aba ari guseka rwose ku nshuro ye ya mbere, maze akamubwira ati ni ukuri umbabarire, gusa nanjye nabitekerejeho rwose, sha numva narahemutse rwose. Lolita arahita amubwira ati gusa nyine natunguwe no gusanga uri umwana mwiza, ati nuko nyine ufite nyine udukaragitera ukuntu, ariko ati rwose uri umwana mwiza cyane, nubwo nyine ujya ugera aho ngaho ukazanamo utuntu two gufunga umutwe, ariko nasanze nta kibazo cyawe. Marike aseka nyine baba bari muri burage, ati ariko nawe uri umwana mwiza cyane, ati ariko nyine ugira uduhane, ntabwo ujya wemera ko rwose umuntu yakuvugiramo. Bakomeza rero kuganira, maze Marike akababajije Lolita ati ariko cya gihe uri kurira ko numvise uvugamo ko sheri wa tante wawe yaba nawe rwose ari umuhungu mubi, byagenze bite? Yagukoreye iki? Naho rero Lolita atangira kumubwira uko byagenze, ukuntu uyu musore yashatse kumufata ku ngufu inshuro nyinshi, maze akazabeshya tante we ko ari uyu mukobwa uba uri kumutereta, tante we agahita amwirukana. Lolita aramubwira ati kandi icyakugura ukuntu tante wanjye yankuye mu cyaro akanzana avuga ko aje kunshyira mu ishuri, maze agahita anshyira muri butike ngo mucururize, tekereza ko nta n'igiceri cy'icumi yajyaga ampa, nakoreraga ubuntu kwa kwiga nyine, ntabwo rwose nigeze niga kandi narabikundaga, ariko ibyo byose nk'umuryango nyine narabyihanganiye, ariko nababajwe n'ukuntu yanyirukanye atanansabye ubusobanuro. Marike ahita amubwira ati hangane ni ukuri, ndumva rwose bitoroshye, burya buri muntu wese aba afite ikintu kimutera kumera uko ameze, ari umunyamahane buriya aba afite ikimutera amahane, ndetse n'umuntu uhora arakaye buriya mu by'ukuri aba afite ikintu gituma ahora arakaye. Gusa nyine uri umwana mwiza kandi nsigaye nishimira kuba ndi kumwe nawe, nzajya nza kenshi maze nkurebe,
ahita abwira Lolita ati reka nkureke rero ne kukurangaza maze wikomereza akazi kawe, reka nanjye ngende ubwo tuzongera. Lolita rero aramusezera maze rwose akamubwira ati umunsi mwiza, noneho baba basigaye ari inshuti za nyazo. Umunsi wakurikiye rero Marike agaruka muri ya bare, gusa nyine umunsi wazaniye impano Lolita araza akicara, maze Lolita akiza araza akamusuhuza nyine, Marike agahita amubwira ati ibi bintu ni ibyawe. Naho rero Lolita ahita amubaza ati ni ibiki, ati harimo iki, agatangira kurungurukamo. Marike ahita amubwira ati ariko ni ibyawe, nahawe wo kureba nyine ukamenya ikirimo, ati yifungure nta kibazo iyo mpano maze urebe. Lolita rero ahita ayifungura maze agahita asanga harimo telefone nziza cyane, harimo iPhone iba rwose igezweho icyo gihe. Ahita amubaza ati none se iyi telefone ni iyanjye? Naho Marike ati ni iyawe rwose, nabonye nyine ukoresha agatelefone katameze neza, rero nahisemo kukugurira rwose iyi telefone kugira ngo nyine ujye ku murongo ukoreshe telefone igezweho. Lolita arishima maze agatangira gusimbuka, ahita rero aza yiruka akaba aramuhobereye ati ni ukuri urakoze cyane cyane rwose, wumve ko ngushimiye kandi bivuye ku mutima, nari ngikeneye telefone gusa ndishimye, uzi ko ari njye ngiye kuzajya mba mfite telefone nziza muri iyi bare yose, ubanza na mabuja wanjye umurusha kuba ntunze telefone nziza. Marike rero araseka kuko rwose aba asigaye ashimishwa n'ukuntu aka kana nyine kaba kameze nk'agasazi, ukuntu gatera sitori nyinshi, gahita kamubaza kati none se nahugiye mu kwishima maze ndibagirwa, uyu munsi uranywa iki? Naho Marike ati nta na kimwe. Lolita ati nta na fanta oranje uri bunywe? Marike aseka ati hoya rwose nta kintu na kimwe ndi bufate, nari nje kukureba nyine, none ko mbonye umeze neza kandi nkaba ngushyikirije n'impano yawe, reka ngende ubwo nyine tuzongera tubonane, gusa nyine ugire umunsi mwiza. Naho Lolita ati urakoze cyane, umunsi mwiza wo rwose watangiye nawugize byarangiye. Marike rero rwose ntabwo aba akigira irungu ndetse n'imishiha ntabwo rwose iba ikimurangwaho, kubera yuko buri masaha iyo ashatse kuvugisha umuntu ahita yihamagarira Lolita maze bakiganirira, haba ku ma message, haba guhamagarana mu masaha y'umugoroba igihe Lolita aba avuye ku kazi. Marike yahitaga agenda maze akajya kubatahana we na mushuti we, akabageza mu rugo akabona kongera gutaha, n'ubundi yagera mu rugo ni kuri telefone nyine babaga bari kwivuganira umwanya wose babaga batararyama. Marike rwose aba yarongeye asubirana akanyamuneza ndetse yibagirwa ko yari afite na bwa burwayi, aba ameze neza cyane rwose kandi yishimanye na Lolita. Wa musekreteri we rero we rwose aba yarumiwe ukuntu Marike aba asigaye aba aryamye mu ntebe ari kuri telefone ari kuri cati, maze uyu mukobwa akajya amuhamagara, Marike rwose ntananyeganyege ari kwisekera nyine ubona yishimye, ibintu uyu musekreteri we atarigeze amubonaho, ndetse rwose nta mutima mubi aba akigira haba ku muntu uwo ari we wese. Umunsi umwe rero yaravuye n'ubundi kureba Lolita, ibyishimo rwose ari byose. Yageze mu rugo rero abwira wa mukozi wamukoreraga, dore ko rwose yahoraga amushihura amubwira nabi cyane, ati nagira ngo rero rwose ngusabe imbabazi kuba narakubwiraga nabi, nanjye nyine ntabwo rwose yari jyewe, ariko ntabwo bizongera. Ikindi kandi nagira ngo ngushimire ko nyine wabaye umukozi mwiza, witwaye neza rwose. Ubwo yari ari kubwira nyine wa mukozi we wo mu rugo, ibintu byose ubikora neza kandi ku gihe, warakoze rero cyane, ndabigushimiye. Amara kugenda rero maze uyu mukobwa agasigara ari kwibaza ati ariko noneho bosi wanjye sinzi rwose ibintu yanyweye, buriya se niwe koko cyangwa n'undi muntu uri kumukoreramo? Ahari ubanza rwose umubiri we atari wowe urimo, kubera ko umutima mwiza afite ntabwo ari ibisanzwe, agashiha ntako akigira, asigaye avuga neza gusa, ntabwo rwose nzi ukuntu bosi byamugendekeye. Umunsi umwe rero Marike ahamagara Lolita maze akamubwira ati ndabizi ko uyu munsi ari konje yawe, urabyumva ute uramutse uje maze tugasangira amafunguro
ya nimugoroba mu rugo iwanjye. Lolita rero ahita amubwira ati nta kibazo rwose, nta kibazo twasangira. Marike ahita amubwira ati ubwo nyine urampa isaha ndaza kuza kugutwara. Amasaha aragera rero maze Marike akagenda agafata Lolita aramuzana, maze Lolita akigera hano akamubwira ati mbega ahantu uba ntabwo rwose wakwemera ko iyi nzu ibamo umuntu usanzwe, uzi ko wagira ngo ni nk'inzu ibamo perezida, iyi nzu ni nziza cyane. Maze akajya agenda akora ku bintu byose, akajya areba intebe ati ndebera nk'izi ntebe ukuntu zimeze, ati ariko se ubu bintu byose wabikuye he? Naho rero Marike ati ibi bintu byose ni Imana yabimpaye. Naho Lolita ahita azamura ibiganza ati Imana rero yakugiriye neza gutya, nanjye nizere ko rwose umunsi umwe izangirira neza maze nkazabaho nishimye. Marike ati humura rwose, humura nta nubwo rwose ari ibintu bizaza kera. Arakomeza rero akamutembereza iyi nzu, Lolita agenda areba ibintu byose aba yumiwe ibintu ari kubona hano. Baragenda rero bakajya muri salle à manger, maze Marike agakurura intebe akayereka nyine Lolita kugira ngo yicare. Abaza rero uyu mukozi we niba yarangije gutegura amafunguro, dore ko rwose aba yamubwiye ati utegure amafunguro adasanzwe, utegure nyine ibyo kurya birenze, kubera yuko mfite umushyitsi w'umwihariko, umushyitsi udasanzwe, umushyitsi w'icyubahiro niba turi busangire ku mugoroba. Uyu mukobwa rero ukorera mu rugo araza maze agaha karibu Lolita akamubwira ati kandi twishimiye kukubona hano. Abategurira rero amafunguro maze rwose bagatangira gufungura banaganira. Marike akamubaza ati amafunguro se wumvise bimeze neza? Naho Lolita ati bimeze neza cyane cyane rwose, ibintu bya hano byose ntabwo bisanzwe, uzi ko neza wagira ngo ni hoteli y'inyenyeri 5 ibatekera. Marike we rero aba ari guseka rwose ukuntu aba abona nyine uyu mukobwa ibintu byose byamunyuze. Bamara gufata amafunguro rero maze bakamara umwanya munini rwose biganirira. Nyuma rero Marike aramufata akamutahana maze akamugeza iwabo. Ibintu rero rwose biba biryoshye ndetse rwose baba bibereye mu byishimo. Hashira rero iminsi aba ari mu masaha y'igitondo. Marike rero arabyuka, maze yabyuka akumva afite intege nke cyane, atangira gukorora noneho mu buryo budasanzwe. Ahita rero agerageza gutera intambwe kugira ngo afate imiti maze anywe, gusa atera intambwe ya mbere, yatera iya kabiri akaba araguye yikubise hasi. Ahita amera rwose nk'umuntu wapfuye neza neza. Baraza rero bakamwegura uyu mukozi umukorera mu rugo ndetse n'umusekirite, maze bakamwicaza nyine mu kagare. Kuri iyi nshuro noneho ntabwo rwose aba agifite imbaraga zo kugenda ahagaze. Arababwira ati rero nta muntu n'umwe nshaka uzaza kunsura, nta muntu n'umwe nshaka uzaza hano, umuntu wese uzajya uza kundeba mujye mumubwira ko ntahari, nagiye safari bitunguranye. Noneho rwose Lolita we muramenye ntimuzatume yinjira hano n'umunsi n'umwe. Marike rwose ntabwo aba yifuza ko Lolita yamubona ameze gutya nyine, aba ameze arwaye arembye atabasha guhaguruka, ameze nabi cyane. Marike rero ubwo yarajyaga kureba Lolita inshuro nyinshi ku kazi ndetse rwose ntabwo yajyaga asibayo. Aragenda rero noneho akabura, maze Lolita akajya amuhamagara telefone ntayifate. Lolita rero atangira kwibaza ibintu byabaye. Abwira mushuti we ati nyamara rwose Marike naramubuze neza neza, sinzi ikintu cyabaye, ndamuhamagara ntiyitaba telefone, ntabwo akiza ku kazi kandi urabizi yazaga buri munsi, ndetse nawe urabizi nyine ko yazaga no kudutahana ku mugoroba, sinzi ukuntu byagenze. Umushuti we ati urabizi neza se ko nta kintu kibi waba waramukoreye? Naho Lolita ati oya rwose ntacyo pe, nta kintu na kimwe. Umushuti we ati cyagiye se mwaherukaga gusangira ntabwo rwose hashobora kuba harabaye ikintu kidasanzwe? Lolita ati nta na kimwe, kubera ko twarasangiye turaganira twishimye cyane rwose, nta n'akantu na gato twigeze dupfa, maze aramperekeza arantahana. Urumva ko nyine nta kibazo na kimwe rwose cyabaye, gusa ntabwo rwose akitaba, sinzi niba ari amahoro. Umushuti we rero amugira inama
ati ahubwo se niba waramubuze burundu kuza aho atuye kubera ko utajya kumureba maze rwose ukifatira amakuru uri ahanyaho. Lolita ahita amubwira ati tekereza ko nta bwenge ngira, tekereza ko ibyo bintu ntigeze mbitekereza, nakabaye narabikoze kera, ntabwo rwose nakabaye ngejeje kino gihe ntarabikora, ahubwo reka mpite njye gukaraba maze njye kumureba. Ahita ajya muri dushe rero maze agahita ajya kwa Marike, agerayo agakomanga, umusekirite aramufungurira maze nyine akamubaza ati bosi ari hehe? Naho sekirite ati ntawe uhari kuko nyine niyo mabwiriza baba barabahaye. Wa mukozi rero wo mu rugo ahita aza yihuta maze agahita abwira Lolita ati bosi ntawe uhari, yagiye nyine isafari bitunguranye. Lolita ati ntabwo bishoboka, gute se atigeze anambwira koko ko agiye, ikindi kandi na telefone ntabwo ayitaba, sinibaza rwose ikibazo gihari. Baramubwira bati hoya nta kibazo, ati none se azagaruka ryari? Ati ntabwo tubizi. Arataha rero ariko nyine agataha yumva rwose atanyuzwe, n'ubundi agera mu rugo agakomeza agahamagara, arahamagara ariko rwose n'ubundi bikanga nyine telefone nticemo. Hashira iminsi rero n'ubundi akongera akagaruka, araza rero akabwira uyu musekirite ati umva rero nkubwire, ntabwo rwose byashoboka ko mwaba mutazi ahantu bosi wanyu yagiye, mukaba mutazi igihe azagarukira, nimero ye ikaba idacamo, ni gute se mwaba mudafite iyindi nimero mumuhamagaraho? Ngaho basi nimuyimpe tuvugane. Uyu musekirite ati njye sinjya muvugisha kuko n'ubundi niborera hano nyine ku rugi, ntabwo rero njye nkenera kuvugana nawe. Lolita rero aramubwira ati urandeka rero rwose ninjire maze njye mu nzu nirebere rwose biri kuberayo. Naho uyu musekirite ati sinshobora kukureka ngo winjire kuko rwose banyirukana. Lolita ati niba bakwirukana rero nta kibazo, reka niyicarire hano inyuma y'urugi, gusa ntabwo ndi buhave mutambwiye amakuru ya nyayo rwose ya bosi wanyu kuko nkeneye kumenya niba ameze neza. Aricara rero maze akanga kuhava. Wa mukozi wo mu rugo araza, sekirite akamubwira ati noneho byakaze, uriya mukobwa rwose yanze kuva hano neza. Uyu mukobwa rero aragenda akabwira Marike ati Lolita yaje kandi rwose yanze kuva hano ngo ntabwo ari buhave atakubonye. Marike aramubwira ati mwihorere, araza kurambirwa ndabizi maze agende. Bigera rero ku mugoroba maze bugatangira kwira, wa mukobwa aragaruka akarunguruka agasanga Lolita aracyicaye hahandi. Asubira mu nzu maze akabwira Marike ati nyamara rwose bosi ibintu birakomeye, uriya mukobwa ntabwo ari buve hariya, dore aracyahari n'ubundi kandi hatangiye gukonja cyane, ashobora rero kuza gufatwa n'uburwayi kubera imbeho nyinshi iri kumwicira hariya. Marike nawe ahita yumva agize impuhwe maze akamubwira ati genda umubwire maze yinjire. Lolita rero arinjira maze akiza bakamujyana nyine mu cyumba cya Marike. Marike rwose uba yicaye nyine mu kagare. Lolita bakimukubita amaso ati mbabarira umbwire wabaye iki, kubera iki wicaye mu kagare? Marike rero atangira kumubwira ati rero rwose ni ibi nari naranze kumenya, nari naranze yuko nakubabaza, rero mfite uburwayi kandi ubu burwayi mbumaranye imyaka myinshi, gusa nyine uko imyaka igenda iza bugenda bukara kurushaho, ubu none rwose mba mbona wagira ngo hari bugeze nyine kuri etape ya nyuma. Lolita rero ahita abwira Marike ati no guhera uyu munsi ntabwo rwose ndi busubire ku kazi, ngomba kuguma hano maze ngakomeza nkakwitaho, kubera ko nyine uri inshuti yanjye cyane, nta kuntu rero warwara ngo maze ubure n'umuntu ukwitaho. Marike ati nibyo kandi nanga cyane rwose umuntu unyereka ko angiriye impuhwe, niyo mpamvu mba nanga ko abantu bamenya ko ndwaye. Lolita ati njyewe ndi inshuti yawe cyane, ntabwo rwose nakureka gutyo gusa. Lolita rero ahita aguma hano maze agatangira kujya yita kuri Marike, akamuha imiti, akamuganiriza ndetse rwose bikongera bikamuzamurira morale, arongera nyine n'ubundi ukabona kwigunga birongeye birashize. Umunsi umwe rero baba bicaye bari kwiganirira maze Marike akabaza Lolita ati mbwira ese wasubira ku ishuri?
kubera ko cya gihe uri kumbwira ibintu byo ku ishuri wabimbwiraga rwose ubona mfite agahinda. Lolita ati rwose nakabaye nsubiza yego ariko ntabwo bishoboka kubera ko nta bushobozi mfite bwo gusubira ku ishuri. Ikindi kandi nkeneye kurwana n'ubuzima, hari ibintu byinshi byo gukora mfite kugira ngo ndebe ko naziteza imbere. Marike ati rero njyewe ndabikwemereye rwose, ndifuza kugusubiza ku ishuri, nzakwishyurira kuko ntabwo ari ibintu rwose bigoye, maze ugende wige kandi ugeze aho ushaka. Lolita rero arishima kuko rwose iba ari inkuru nziza kuri we. Lolita kandi ahita abwira Marike ati rega humura rwose nawe uzakira, we kwiheba kubera yuko ngiye kuzajya ngusengera kandi buri munsi. Marike ati ntabwo byashoboka gukira ko rwose simpamya ko bishoboka. Naho Lolita ati ariko jya wizera Imana, uzi amasengesho ya saa sita z'ijoro, saa sita zuzuye neza, ayo masengesho arakora kandi Imana irayumva yose maze rwose ikanayashyira mu bikorwa. Ngiye kugusengera kandi ndabizi ko bizacamo, nta kintu na kimwe nigeze nsengera ngo ngisengere ayo masaha maze ntigicemo. Kugukiza rero rwose Imana izagukiza, ndabyizeye cyane, ibyananiye abaganga Imana yo yonyine izabikora. Marike rero araseka maze akamubwira ati amen amen, Imana rwose izabikore nk'uko bivuze. Marike rero abwira Lolita ati uri umukobwa mwiza cyane, ni ukuri kandi ndagushimiye kuba rwose waranyitayeho, ikindi kandi wampaye ibyishimo, iyo turi kumwe uranganiriza maze ugatuma nongera kumva nkomeye. Lolita rero aramubwira ati ni ukuri nawe nyine uri umuntu mwiza, ndetse rwose mba numva kuba ndi kumwe nawe ari iby'igiciro. Kubera rero ukuntu Marike aba amaze igihe atabasha gusohoka, imisatsi iba yaragiye ikaba myinshi cyane, ubwanwa bwaragiye bugakura, mbese asigaye ameze ukuntu. Lolita rero aramubwira ati ndifuza kukogosha maze rwose ukongera ugasubirana za fresheri najyaga nkubonana. Marike rero araseka maze akamubaza ati none se urabizi? Lolita ati ndabizi cyane nta kibazo. Amuha rero mashine, dore ko rwose uyu musore aba ayifite hano mu rugo. Lolita aragenda maze akamwogosha neza cyane nk'uko yabaga yogoshe, akamukuraho ubwanwa maze rwose uyu musore arireba akongera akabona yongeye yabaye mushya. Ashimira rero Lolita cyane ati ni ukuri sinzi rwose ukuntu nari kuba meze iyo ntaza kukubona, iyo ntahura nawe ahari rwose nari kuba narapfuye, ntabwo nari kuba nkibukwa. Lolita rero ahita amubwira ati ariko nawe ntukambwire ibintu bibabaje, ntabwo rwose mba nshaka kumva amagambo ababaje. Marike rero amufata ikiganza maze akamubwira ati icara hano nkubwire. Yicara rero iruhande rwe maze Marike akamubwira ati ndagukunda cyane, ibizaba byose nyuma ntabwo mbizi, ariko ikintu cy'ingenzi ugomba kumenya ni uko ngukunda kandi cyane. Lolita rero ahita ahobera cyane rwose Marike maze akamuryama mu gituza ati nanjye ndagukunda, ariko rwose jya wizera ko bizagenda neza, ntugacike intege ngo maze utekereze ko rwose imbere hashobora kuba ari habi. Ndasenga Imana kandi Imana nsenga humura izagukiza rwose ntabwo yantenguha. Lolita rero ahita yongera akabaza Marike ati ariko ubundi mbabarira nkwibarize ko nta muntu wo mu muryango wawe n'umwe ujya uza kugusura hano, nta bantu bo mu muryango ugira? Naho Marike ati ababyeyi banjye bo rwose barapfuye kandi bapfuye nkiri mutoya, ariko nyine mfite tante wanjye, rero nkimara kurwara kwiyakira byaranze, maze kubera ukuntu numvaga mfite umunabi, numva nta muntu n'umwe nkeneye kuvugisha, ndetse rwose numva nta n'umuntu nkeneye ko amenya ko ndwaye, nahise ntangira kwica kuri tante wanjye, maze rwose ndamuboroka ahantu hose tureka kuvugana, ku buryo nta n'amakuru ye rwose na makeya mfite. Lolita ati none se ibyo bintu bimaze igihe kingana iki? Naho Marike ati hashize nk'imyaka 5 yose ntamuvugisha, ntakubeshye sinzi niba nawe ataranapfuye, sinzi niba kandi akiriho. Lolita rero ahita amubwira ati ariko burya mu buzima tuba dukeneye rwose abantu, ndetse umuryango ni ndasimburwa,
tuba tuwukeneye cyane cyane igihe turi mu bibazo. Rero ugomba kongera ukavugisha tante wawe ndetse rwose akaza no kugusura ukamubwira ibyabaye byose. Lolita rero aramubwira ati ngaho mpa nimero za tante wawe maze muhamagare. Marike arazimuha, Lolita akamuhamagara maze rwose akamusaba ko yazaza akaza kureba Marike. Ntabwo rero uyu mutante we atinzamo kuko n'ubundi aba yarabuze rwose uyu mwana we, nakwita nk'aho ari umwana we kuko ni nako bamufata. Bucya rwose yaje maze akaza kureba Marike, aramubaza ati kubera iki koko, kubera iki wakoze ibi bintu ukimuka ibintu byose ukabihindura maze rwose tukakubura burundu. Marike rero amutekereza ukuntu byagenze n'ukuntu yangaga ko rwose abababaza, yangaga ko kandi abantu bamugirira impuhwe ngo ararwaye maze ahitamo kuba wenyine. Tante we yarababaye ararira amarira amushiramo. Marike rero asaba imbabazi tante we maze akamubwira ati icyakoze ni ukuri n'ubu ni uyu marayika murinzi ureba utumye rwose ibi byose biba. Ubwo nyine bari kumwereka Lolita ati uyu mukobwa ni marayika murinzi Imana yanyoherereje. Uyu mukobwa ukuntu twahuye birashekeje. Abakibivuga maze bose bagahita barebana bagaseka. Lolita ati ngaho bivuge, bwira tante wawe rwose ukuntu twahuye. Babiteramo story rero maze bakabitereramo tante we nyine story, nawe agaseka nubwo rwose aba yari yabanje kubabara. Marike rero aramubwira ati sinzi ukuntu nakubwira uyu mukobwa kubera ko rwose sinabona amagambo yo kumuvugaho, ariko wowe icyo ugomba kumenya ni kimwe, ni uko uyu mukobwa ari marayika murinzi Imana yanyiyoherereje. Ndamukunda cyane, ni uw'igiciro kuri njyewe kandi yakoreye ibintu byinshi byiza, ndetse rwose n'iminsi niyongereye kubaho nkeka ko ari uko nahuye nawe. Iyo tutaza guhura mba narapfuye kera, kuko byonyine n'ubwigunge nari mfite nabwo ubwabyo bwari kunyica. Lolita ariko nawe wikabya rwose kubera ko uri umusore w'umunyembaraga. Ikindi kandi Imana iracyakurinze kuko twese turagukeneye kandi turagukunda cyane. Tante wabo rero ahobera Lolita maze akamubwira ati ndagushimiye mukobwa mwiza, Imana izaguha iterambere, izaguha ibyiza byose wifuza mu hazaza. Warakoze rwose kuba iruhande rw'umwana wanjye, ndabigushimiye kandi ngusabiye imigisha itagabanyije. Umunsi umwe rero aba ari anniversaire ya Marike. Tante we rero ndetse na Lolita barayitegura bagatumira nyine abantu baba bakora muri kampani ya Marike n'abandi bantu nyine baba baziranye kugira ngo baze nyine bamukorere isabukuru ye rwose, dore ko nyine aba amaze n'igihe kinini ibi bintu atabijyamo. Bamutegura rero anniversaire nziza cyane, bararya rero bakanywa bakishima bakabyina, nubwo nyine we aba yicaye mu kagare ariko nawe yishimiye rwose uyu munsi we w'isabukuru. Aranezerwa rero maze aba bantu bose baba baje muri anniversaire ye batangira kugenda bamubwira nyine amagambo meza, bamwifuriza gukira ndetse rwose no kumererwa neza. Isabukuru rero iragenda ikaryoha rwose, ariko nyine mu kurangira ibintu bigenda nabi cyane. Bajya kubona bakabona atangiye gukorora cyane, avuye muri ka kagare aguye hasi. Ubwoba rero burabica abantu bose maze bagahita bamuterura. Bahita rero bareba muri telefone ye, dore ko rwose Lolita aba amaze kumenya nyine umuganga umwitaho, ahita amuhamagara maze akamubwira ko rwose arembye cyane ndetse ko aguye hasi. Uyu muganga rero ahita amubwira ati nimumuzane, ndi kwa muganga maze rwose muze tumwiteho. Baramujyana rero maze nyine muganga agahita ajya kumukorera ibizami, dore ko rwose aba ameze noneho nk'uwapfuye neza. Uba ubona ahari atari buze kuzanzamuka. Lolita rero aba ari kurira, amarira aba yamurenze. Muganga rero amukorera ibizami bike maze agahita ababwira ati rero tugomba kumubaga kandi rwose byihuse. Gusa nyine dukeneye umuntu wo muri famiye udusinyira ko tugomba kumubaga. Uyu umutante rero wa Marike ahita abisinyira nyine maze bagahita bamujyana
muri sale ya operasiyo byihuse cyane. Lolita rero we aragenda maze akajya ahantu hiherereye agatangira gusenga ari nako arira cyane, arasenga agasakuza akinginga Imana maze akayibwira ko rwose akeneye ko yongera gutiza ubuzima Marike ndetse rwose ko amukeneye ari muzima. Arayibwira ati Mana, hari ibintu byinshi byose nagusabye, ibyo nagusabye ku giti cyanjye byose uzabyihorere, byaba iterambere ryanjye byaba n'ibindi byiza byose nifuza, nta kibazo rwose ubyihorere, ariko ndagusaba ko sheri wanjye yakongera akagaruka mu buzima, ndifuza ko rwose nakongera kumubona ari muzima, ndakwinginze Mana wongera umutize ubuzima. Aramusengera ari no kurira cyane rwose amarira aba yamurenze. Hashira umwanya rero wa muganga uba uri kumubaga agasohoka, bamubaza rero uko bimeze, arababwira ati operasiyo yagenze neza, gusa nyine ni ugutegereza uko ari bukanguke niko turi bumenye uko bimeze, gusa ibindi byo rwose nta kibazo. Lolita rero aravuga ati Mana ushimwe ko n'ibi ngibi ubikoze, n'ibindi rwose twizere ko uri bubikore maze akaza gukanguka ameze neza. Hashira rero iminsi 3 yose Marike atarakanguka, Lolita nawe aba atarataha habe na rimwe, aba atararyama, aba atararuhuka ndetse rwose aba atarongera no gukaraba, aba yirirwa yicaye imbere y'igitanda cya Marike ategereje ko ari bukanguke, ari nako rwose bari kumusengera amasengesho ya buri kanya. Umunsi umwe rero aba yegetse umutwe ku buriri nyine kubera agatotsi kaba kamutwaye n'umunaniro uba umaze iminsi waramwishe. Abafashe nyine mu biganza bya Marike, ariko Marike nyine ibiganza bye biba bimeze nk'aho rwose byagagaye nk'ibidakora. Ajya kumva rero akumva urutoki rwa Marike ruranyeganyeze, agira ngo aharara rose, maze agahita ashigukira hejuru, aramwitegereza, yajya kubona akabona anyeganyije ikiganza, aratangira agasakuza ati arakangutse, arakangutse. Marike rero aza buhoro buhoro, maze rwose akaba arakangutse, akanguka ari guhamagara Lolita ati Lolita uri hehe, uri hehe Lolita? Naho Lolita ahita amuhobera akamuryama mu gituza maze akarira, noneho akarira cyane ati ndi hano, ati ndagushimye rwose Mana, ndagushimye ko umukanguye. Abaganga rero bahita baza bihuta bati nimube musohotse gatoya maze tubanze turebe ko rwose ameze neza. Barasohoka rero maze abaganga nyine bakamwitaho bya bindi byabo, gusa nyuma y'umwanya mutoya bahamagara Lolita ndetse na tante we maze bakababwira rwose ko Marike ameze neza cyane ndetse rwose yakize kandi burundu, ikibazo cy'imiti rwose ntacyo azongera guhura nacyo, atazongera kunywa imiti ukundi. Lolita rero arishima cyane maze Marike nawe akishima. Lolita abwira Marike ati sinakubwiye amasengesho ya nijoro saa 6 z'ijoro arakora, narabikubwiye ntureba se yarakoze, Imana ntabwo yari kureka rwose kunyumvira. Naho Marike abwira Lolita ati ntakubeshye nubwo rwose sinizeye ko nakize, kubera ko bari barambwiye ko ari icyo ntegereje ari ugupfa, uburwayi bwanjye budateze kuzakira, ariko nyamara ahubwo ni wowe wambereye umuganga ukomeye. Hashira iminsi rero maze bakabasezerera bagataha. Marike nyine aba agifite imbaraga nkeya, ariko umunezero wari wose kuko rwose aba nawe yumva ko atangiye gukira neza. Bagera rero mu rugo n'ubundi Lolita agakomeza akamwitaho. Mu gihe rwose kitari kinini Marike arakira neza, noneho agatangira kongera kugenda ku birenge bye, nyine arakira agatangira rwose kujya anigenza, uretse bya bindi byo kugenda mu kagare, akongera nyine agasubira mu kazi, mbese ubuzima bwiza bukongera bugatangira. Abwira rero Lolita ati rero nakwemereye ko ugomba kujya kwiga, iki nicyo gihe rwose ndifuza ko ujya kwiga, kandi numara kwiga nzaguha n'akazi muri kampani yanjye, kubera ko ntakubeshye uri inshuti yanjye, uri umukunzi wanjye, mbese uri byose byanjye ntakubeshye, ndagukunda cyane Lolita, ukuntu noneho wambaye hafi ukansubiza intege igihe nari nihebye, nta kintu na kimwe ntazagukorera keretse ikidashoboka. Lolita rero atangira ishuri maze rwose ibintu byose bikajya ari Marike ubimenya,
amwitaho nyine mu buryo bwose bushoboka. Ntibitinda rero Lolita amashuri arayasoza ndetse rwose akayasoza afite amanota meza. Umunsi umwe rero Marike amusaba rwose ko basohokana, baragenda rero bakajya ahantu maze bagasangira ka ice cream. Baba rero bari kuganira, Lolita abwira Marike ati ntakubeshye Imana narayitinye kandi narayubashye. Ati niba hari igihe nigeze numva mfite ubwoba ni igihe wari urwaye, numvaga mfite ubwoba bwo kugutakaza kuko numvaga nta yindi nshuti nzigera nongera kugira mu buzima. Marike ati nanjye niba hari ikintu cyari kinteye ubwoba ni ukugusiga, numvaga rwose ari byo bintu bya mbere bimbabaje. Barabiseka rero bati reka twe kuvuga ibyarangiye, ibibabaje reka tubyihorere maze dukomeze twirire ka ice cream. Bakomeza rero kwirira ice cream. Lolita rero akumva ntazi ikintu rwose atamiye kidasanzwe, ahita rero acira kuri seriviyete maze agahita asanga ni impeta. Atangaye rero amaso rwose ubona yamuvuyemo, ubona ibintu bimucanze, yitegereza cyane Marike maze Marike agahita amwenyura. Marike rero ahita apfukama maze agafata ya mpeta ndetse agafata ikiganza cya Lolita, aramubwira ati wowe rwose uri marayika murinzi nohererejwe n'Imana. Ikigaragara cyo urukundo rwacu Imana yarangije kubiha umugisha kuko niyo yakunyoherereje kandi byose yari ibizi. Rero marayika murinzi wanjye ntabwo nifuza ko rwose azigera amva iruhande n'umunsi n'umwe, ndifuza ko nyine uzampora iruhande. Ndagukunda cyane Lolita urabizi, ndetse rwose uri umurinzi w'ubuzima bwanjye, ntabwo mbishidikanyaho. Ndifuza rero kukugira iruhande rwanjye ubuzima bwanjye bwose, ndetse ndifuza kugukunda uruzira uburyarya ndetse uruzira iherezo ibihe byose. Nyemerera rero rwose maze nkwambike iyi mpeta nk'ikimenyetso cyerekana urukundo ngukunda. Lolita rero ahita rwose atega ikiganza neza maze akamubwira ati ndabyemeye rwose mukunzi, nanjye ndagukunda cyane kandi mpamya neza ko uri impano nahawe n'Imana, nta gushidikanya rero ni wowe wanjye. Amwambika impeta rero maze bagahita bahaguruka bagahoberana. Marike abwira Lolita ati ni wowe byishimo byanjye kandi ni wowe watumye nongera kumenya ko rwose umucyo uhari mu buzima, ndetse ni wowe wansubije ibyiringiro mu buzima igihe rwose nari nihebye. Ndagukunda cyane rero uri byose byanjye. Lolita nawe ati nanjye ndagukunda cyane. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.